Imana mu izina rya Yesu Kristo. Nawasalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Tunamshukuru Mungu aliyetuamsha atufikisha muda huyu tujihari hai. Izina ryayo rihabwa icubahiro. Jina lake lipewe sifa. Nishimiye umugaragu w'Iteka yakoresheje muri mtumishi wa Mungu alitumikisha siku ya leo abafite ibyifuzo wakuombea wanayohitaji ibyifuzo by'akazi, walikuwa na hitaji za kazi. Imana ya Isirayeli niyo Mana yacu. Mungu wa Israeli ndiye Mungu wetu. Ibyifuzo byabo n'ibyacira byakira. Nasikia hitaji zao na zetu zipokee. Reka mvuge ibi ngo, acha niseme hivi. Ukeje twari turi hano umugaragu w'Imana Sauli. Jana tulikuwa hapa mtumishi wa Mungu Sauli. Paulo ari kutubwira mu byakozwe n'intumwa. Akituambia ndani ya matendo ya mitume. Kuntu yakoreshaga amaboko. Vile alikuwa anatumikisha mikono yake na wale walikuwa nao pamoja. Imirimo y'amaboko ye ntabwo ari iyo gukora ngo ayijane mu nzoga. Kazi ya mikono yake si kutenda ndani ya pombe. Ashaka abagore benshi. Kutumika kusudi atafuta wanawake wengi. Amafaranga kugira ngo akore iby'ijambo ridashaka. Pesa kufanya icyatumaga akora ari ukugira ngo babone ibyo kurya, babone uko babaho. Kandi ikigeretse kuri ibyo afashe abadakomeye. Abadakomeye ni abakene, abatagira icyo bafite nibo bitagaho, ku byo bari kurya nabo bakabaho. Nuzajya mu kazi rero uzamenye ikikujanye mu kazi. Ubuzi burahari buruzuye. Imana yakinguye amarembo kugira n'umutinyi, ariko nutera intambwe ugiye mu kazi umenye ko ugiye gukora bizashimwa n'Imana ndetse n'abantu bakabishima. We kuzakora ibyawe gusa, we kuzita ku bugingo bwawe gusa, kuko niwita ku bugingo bwawe gusa ntabwo uzabona. Uwita ku bugingo bwe akareka iby'Imana azabura ubwo bugingo. Byanditswe muri Matayo ibice 10:39, no muri Mariko ibice 8:35, no muri Luka 9:25, kongera ugasoma Luka 10:33. Niwita ku bugingo bwawe ukareka ubw'Imana uzaba wapoteye. Reka Imana yo yishingiye ubugingo bwawe. Ibyo uzakora byose
uzabishire mu maboko yanyu. Utendane mikono ya Bwana. Abakeneye akazi mwabyumvise. Unahitaji kazi. Uzabona umuntu afite uburambe mu kazi. Ntabwo ari imbaraga ze, ntabwo ari n'ububasha, ntabwo ari uko azi icyingereza, ntabwo ari uko afite imbaraga, ahubwo yashize Imana imbere, ibindi byose bikurikiraho. Nawe Imana uyishyira imbere izakuyobora mu kazi kawe, kandi marayika azagenda kurinda kugeza igihe cyo kugaruka ku Bwana. Imana ibahe umugisha Mungu awabariki mw'izina rya Yesu Kristo. Katika jina Yesu Kristo. Karako kugira ngo mubyumve umenye ikizabajana mu kazi. Atazagira umwana wawe wicwa n'inzara, atazagira umwana wawe urwara amavunja, nanga arwara uruheri yabuze amavuta. Iyo mirimo uzakora izite ku muryango wawe. Imana ibahe kumva neza mw'izina rya Yesu Kristo. Muhaguruke dusome amagambo y'Imana. Mu butumwa bwiza bwa Yohana habari njema ya Yohana mtakatifu kabisa ni sheria ya 6 umurongo wa 66 mstari wa 66 asozera kwa 70 tamalizia kwa 70 dusoma n'abaroma 18 tasoma na Warumi 8 umurongo wa 28 mstari wa 28 turaherukira kwa 30 taishia kwa 30 twese turaba duhagaze tutakuwa tunasimama mw'izina rya Yesu Kristo. Katika jina la Bwana Yesu Kristo. Reka dusome duhereye mu butumwa bwiza bwa Yohana. Acha tusome tuanzie habari njema ya Yohana. Turaza gusoma Abaroma. Baadaye tutasoma Warumi. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Tutasoma katika Yesu Kristo. Benshi mu bigishwa bahera ubwo basubira inyuma, barorera kugendana nawe. Yesu abaza abigishwa be 12 ati, kandi namwe murashaka kugenda? Simoni Petero aramusubiza ati, Databuja, twaja kurinde ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo buhoraho. 69 natwe tukaba twizeye yuko uri Kristo uwera w'Imana. Yesu arabasubiza ati, mbese sinje wabatoranije ko muri 12? None dore umwe muri mwe ni umwanzi. Uwo yavugaga ni Yuda Asikariyoti mwene Simoni, kuko ari we wari ugiye kumugambanira, ari umwe muri abo 12. Amen. Abaroma 18 umurongo wa 28 mstari wa 28 turaza kugeza kuri 30. Ntabwo wahabonye. Amen. Kandi tuzi yuko bakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza. Amen. Aribo bahamagawe nguko yabigambiriye. Kuko abo yamenye kera yabatoranije kera, ashushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Twabasha kwicara. Naweza keti. Frere Ndizihiwe arasengera amagambo, asengere n'imitima yacu. Ndugu Ndizihiwe aombe maneno haya, aombe na mioyo yetu. Uwiteka Imana ugira neza, uri Imana ikiranuka, uri umubyeyi wacu. Databuja, niyo mpamvu tuje imbere yawe, tuje dufite inzara. Ndagusabye ko Mwami uze ubane natwe izina ry'Yesu. Databuja, Imana ugira neza, imera ubwo ijambo ryawe risomwe, somewe hagati yacu. Databuja, ndagusabye wowe n'umukozi wawe umanuke uze wivugire mu izina rya Yesu Kristo. Databuja, imitima yacu Databuja ihatwe n'ijambo ryawe. Mwimana ubwo ijambo ryawe rikiza. Databuja, ridukize indwara zo mu mwuka mu izina rya Yesu Kristo. Imera ibyo ushaka byo bikorwa, kandi zose zubatswe nawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.
Imana yacu ihabwa icubahiro. Mungu wetu apewe sifa. Mu izina rya Yesu Kristo. Katika jina Yesu Kristo. Mu minsi isize turi kumwe namwe. Siku zilizopita Imana yagumije kutuba hafi kandi namwe igumya kuba hafi. Ariko mu mwanya twamaze niwo mutoya kuruta imyanya tumara turi mu byacu. Rero tuje twihanganira gutegera amatwi amagambo y'Imana kuko ariyo ngirakamaro. Dukurikiye mu minsi isize tumaranye here kuwa gatandatu kugeza kuri uyu munsi mu magambo y'Imana twagiye tuganira. Nta mwanya muremure twari twafata urenze amasaha 2 n'inusu. Murumva ni umwanya mugufi. Rero iby'Imana abatabyemera n'abatazajya mu ijuru bazareka kujya mu ijuru ku giti cyabo. Utazajya mu ijuru azareka kujya mu ijuru ku giti cye, kubera ko Imana yemera 1/10. Ariko ntabwo isaba 20. Ni mu cyumweru cyose isaha imwe, mu kindi cyumweru isaha imwe. Byaba bikabije gakaba amasaha 2. Imana dufata umwanya muremure. Uzareka kujya mu ijuru rero azareka kujayo ku giti cye. Ntabwo azabyira Imana ngo nari nteganye, nari ndi mu byanje bimbuza gukora ibyaha. Iby'Imana nibyo bike, ibyacu nibyo byinshi. Ni isaha imwe, ni saa moja mu minsi yawe y'icumweru. Byaba byakabije ni iminsi 2. Bibiliya iti kurya munsi wegereze mukirengagize guteranira. Kongera iti wa mbere mu minsi 7 bateraniraga hamwe ubwo kumanyagura imitsi. None natwe turaje. Ejo twari turi hano turi kumva ijambo ry'Imana rigira riti ijambo ry'Imana nibwo buhamya. Ijambo ry'Imana ni umuhamya. Umuhamya wawe, umuhamya wanje, umuhamya wa buri wese, umuhamya wa buri mwizera wese. Nta korose uzacamo kugira ngo ucike uwo muhamya, kuko uwo muhamya nta niwe nyiri ijambo. Kandi ijambo n'umuhamya twasanze ari bamwe, ntawe ushobora kubitandukanya. Dusomye amagambo y'Imana. Iyo dubonye mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana, igitabo cy'Abaroma, ni amagambo meza. Turavana mu ijambo rigira riti Imana niyo izi gutoranya. Mungu ndiye anajua kuchagua. Imana niyo izi gutoranya. Mungu ndiye anajua kuchagua. Nta muntu washobora gutoranya undi. Kubera ushobora gutoranya ugatoranya uri kureba gusa, aburi kureba igihagarara, aburi kureba ko baboneye, aburi kureba ko bafite imbaraga. Ariko Imana iri gutoranya yo ntabwo ireba nk'abantu. Iyo mpamvu ari Imana izi gutoranya. Yo ireba mu mutima, ireba ibyihishe, ikareba ibyiherereye. Vuga se ireba ite? Ireba abazayubahisha, ikareba abazayikorera mu mwuka ndetse no mu kuri kwayo, ikareba abazagendera mu byizere, ikareba abatazayihemukira. Nuko Imana nayo ikabatoranya. Shimira Imana naka ko yadutoranije, yadukuye mu madini atandukanye, idukura mu moko atandukanye, itwita ishanga, itwita ubwoko butuye ukwabwo butazabaranwa n'ayo mahanga. Iyo Mana yabikoze ntihabwa icubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Ni Imana izi gutoranya. Imana irakomeye. Wewe ushobora kureba inyuma ukabona ubwiza, ukabona uburebure, ukareba imbaraga, ukareba Icyingereza, ukareba Igifaransa, ariko Imana icyo yitaho ni ijambo ryayo riri muri wowe, ikabona ikagutoranya, iri kubona kuzarihagararamo, kutazateshuka. Nta birenze, hakuna vya zaidi. Ntabwo ikubwiye ngo uyihe amafaranga, ntabwo ikubwiye ngo uyihereze imyambaro, ntabwo ikubwiye ngo uyihereze imodoka, ntabwo ikubwiye ngo uyihereze inzu, kuko
ibiri kwisi byose kwa biri bya ulimwengu vyote ni iby'Uwiteka bya Mungu kuko azabigenza uko ashaka kwa yatafanya kitu anapenda Imana izigutoranya Mungu anajua kuchagua weho ntabwo ubizi wewe hujue nanjye ntabwo mbizi mimi sijue ariko Imana lakini Mungu izigutoranya anajua kuchagua aha tumaje gusoma hapa tunaweza kusoma hano mu Baroma hapa ndani ya Warumi kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza na wasi tuwajua kwa wanayopenda Mungu kufanya kazi pamoja na wale aribo bahamagawe wale ndio kuko yabigambiriye kama vile alivyoandaa kuko abo yahamagaye wale aliita kera zamani yarabatoranije aliwachagua kera zamani gushushanywa kulinganishwa n'imfura na wazee wa kwanza muri bene se benshi ndani wa ndugu wengi nukuvuga ngo ni kusema kwa Imana Mungu wewe yakumenye utarabaho alikuelewa bila yakumenye itarakurema yarizi ko ni kurema anajua kuumba ariwe uzayubahisha nayo iraguhamagara none anakuita sasa iravuga iti nagutoranyije kera chagua tangu zamani sasa kucha ntabwo uzagumya kuba mu idini ntabwo uzagumya kuba mu businzi ntabwo uzagumya kuramya ibishushanyo ahubwo ni wewe ukwiriye kundamya kuko nagutoranije kera wewe utaraba tangu zamani bila burya nubona ubihagazemo neza uje upfukama uhaguruke ushimire Imana umanike amaboko yose ubwire Imana uti Mana warakoze kuko wantoranije ukambana mu banyamahanga toa ndani ya mataifa je ukanyita ubwoko kandi ukigeretse kuri ibyo zaidi ya vile kandi uzukwanje nani ikarisha ikigeretseho sinzabaranwe nabo tahesabiwa na wale abana b'Imana watoto wa Mungu Imana yabakuyeyo Mungu aliwatoa ibashira habo watia pekee urambaza uti mbese yabakuye aliwatoa wapi yaraturobanuye alituchagua turi ubwoko burobanuye yuko taifa lichaguliwa ntabwo turi ubwoko buvanze ahubwo turi ubwoko burobanuye ntabwo turi Abahutu ntabwo turi Abatutsi ntabwo turi Abatwa turi ubwoko bw'Imana kabila ya Mungu murumva Imana itazi gutoranya sikia Mungu aliyekuchagua ntabwo turi Abazungu ntabwo turi Abirabura nta nubwo turi hatuko babandi bafite imibiri itandukanye wale wana miili tofauti bo bitaga ngo ntibisomwe wale wanaita kabisa ntabwo turi abo twebwe turi ubwoko bw'Imana ariko ubwo bwoko Imana yabutoranije Mungu alichagua kandi ubwo bwoko butuye ukwabwo ikara pekee iyo abisi baburebye walimwengu wakabatazama baragutinya wanawaogopa kubera iki kwa nini uri ku musaraba biko msalabani Paulo eti nabereye abisi nk'ubambwa nilikuwa walimwengu kama natundikwa Paulo baramurebaga Paulo alikuwa anamwangalia kuko barebaga ibyo yabagamo kera barebye abivuyemo kutoka ndani si baramukunze mnawaza walimpenda yabereye abisi alikuwa walimwengu kwao uri ku musaraba kama mwenyewe ibyo yanengaga bila kuwa na katala yageze harabikunda anafika maana vipenda na warabyikorera anabitumikia mwenyewe aravuga ati iyi Mana yantoranyije iyi Mana yampamagaye niita burya cyagiye yahuriye nayo mu nzira y'Damasiko mbere wakati kutana naye yahaboneye umurimo ukomeye alipata kazi ya kuko Imana yavuganye nawe ariko abandi ntibabyumva aho ni Imana yamutoranirije rero kuchagua nawe akurikira inzira y'Imana naye anafuata njia ya Mungu abere abisi nk'ubambwe anakuwa wazee kama anasulubiwa msalabani nawe aje abarebera kure nawe anaangalia mbali ko batari mu byizerwa jua wote mpamvu yavuze ati hiyo sababu alisema eti ibigirwamana miungu ntaho bihuriye n'Imana hakuna mahali vinakutana na Mungu ngo mbese Kristo ahuriye he anakutania wapi Beliyali cyangwa gukiranirwa no gukiranuka bihuriye he se umuco n'umwijima byabana bite Paulo yatandukanye n'umwijima aja mu muco igihe umuco yamumurikiye mu nzira y'Damasiko yamenye Imana aravuga ati burya Imana irantoranije iyo Mana yatoranije Paulo niyo yadutoranije umva je tikomera amashi yakoze ibyo nihabwa icyubahiro n'izina rya Yesu Kristo iyo Mana izi gutoranya yarebye Paulo iramukurayo iravuga iti
uyu ntabwo yabura kuba umusirikare wacu. Yakoreraga isi nuko Imana irabihindura umukozi wawe. Imana yakoze ihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Hahandi twasomye muri Yohana, ndani ya kitabu cha Yohana Mtakatifu, ubutumwa bwiza bwa Yohana, habari njema ya Yohana. Benshi mu bigishwa ubwo basubira inyuma barorera kugendana nawe, Yesu abaza abigishwa 12 ati, kandi namwe murashaka kugenda? Nuko yarabonye hari abagiye, kwa naona kuna wenyewe wanaenda. Simoni Petero aramusubiza ati, cyo ni igisubizo yarababajije. Alikuwa anawauliza, databuja twaja kurinde ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo buhoraho ab'Imana yatoranije. Wale Mungu alichagua kwari kugira ngo ibahe kutaka iwapatie ubugingo uzima buhoraho. Niba uzi ngo waratoranijwe, unajua ulichaguliwa, menya ko muri wowe jua kama ndani yako harimo ubugingo buhoraho na uzima wa milele. Ubwo bwatumye Imana iguhamagara kuvana muri bya bindi, kutoa ndani ya vile, kuvana hahandi, kuvana iwanyu ikuzana mu rugo rwayo. Menya ko Imana yakubitsemo ubugingo buhoraho, uzima wa milele. Twakuvaho tukaja kurinde, kandi wowe ufite ubugingo buhoraho, amagambo y'ubugingo buhoraho, maneno ya uzima wa milele. Natwe twizeye tuzi yuko nasi tunaamini tukijua kwamba uri Kristo, yuko Kristo wera w'Imana, takatifu wa Mungu. Yesu arasubiza, Yesu akawajibu, mbese sinje wabatoranije? Mimi niliwachagua. Wavuga ngo unasema hapana, Yesu ni uzi gutora. Yesu ndiye anajua kuchagua. Bamaje kumenya ko afite ubugingo buhoraho, anajua kama na uzima wa milele, nabo baramubwira bati, twakuvaho tukaja kurinde, kandi ari wowe ufite amagambo meza y'ubugingo buhoraho. Nawe arababwira ati, ntabwo mwabyihaye, ahubwo ni njye wabatoranije. Ab'Imana yatoranije rero yabamenye kera isi itararemwa. Ab'Imana yatoranije yabahaye ubwiza. Ab'Imana yatoranije nibo yahaye ubugingo buhoraho. Nubona abana b'Imana ujye ububaha, umenye ko Imana yabatoranirije ubugingo buhoraho. Nta mwana w'Imana uzapfa, ahubwo abana b'Imana babitswe mu bugingo, kandi ubwo bugingo ntabwo buzashira, ni ubugingo buzahoraho iteka ryose. Muhumurizanye kubwirana ayo magambo. Imana yacu ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Turasoma igitabo cha Samueli ya mbere. Tasoma kitabu cha Samueli wa kwanza, ibice 16, shairi ya 16. Samueli ya mbere, Samueli ya kwanza, ibice 16, shairi ya 16. Duhereye ku murongo wa 17, kuanzia mstari wa 17. Turasozera kwa 18. Kuanzia kwa 18. Hari wahageze? Amen. Nuko Sawuli abwira abagaragu be ati, nimushakire umuntu uzi gucuranga neza umunzanire. Umuhungu umwe aramusubiza ati, nabonye umuhungu wa Yesayi Betelehemu, ni umucuranzi n'umuhanga, ni umugabo w'imbaraga n'intwari, kandi ni umurwanyi, aritonda mu byo avuga, ni umuntu w'igikundiro
kandi Uwiteka ari kumwe nawe. Imana yacu Mungu wetu itoranije umuntu, akichagua mtu, itoranya umuntu, anachagua mtu, witonda. Ananyenyekeza. Ese yitondera iki? Witondera amagambo yayo. Itoranya umuntu wizashobora kugendana nawe. Ntabwo itoranya umuntu ufite umutima wibuye, ahubwo itoranya umuntu ufite umutima umenetse, w'Imana izashobora kuyobora nawe akayoborwa, w'Imana izakorana nawe niwe itoranya. Imana izi gutoranya. Rero ngiratoranya Dawudi imukura hagati y'abakuru be bose irabagaya, imaze kubagaya itoranyamo Dawudi. Iravuga iti uyu ni uzambera umukozi. Dawudi rero Uwiteka yabanaga nawe mu byo yakoraga byose, Imana ikamurinda kuko Imana yari yaramusukishijeho amavuta, yaramwimikishije amavuta. Iravuga iti rero nagera imbere ya Sawuli azamucurangira, abadayimoni bamurimo bahunge, kuko nzaba ndi kumwe nawe. Abana b'Imana iyo batoranije nuko ibiri kubona yuko bazashobora kwirukana abadayimoni. Abana b'Imana mujye musenga, mubwire Imana muti kuko wadutoranije aba bademo bari imbere yacu dushaka kubirukana mu izina ryawe. Kuko Imana yagutoranije rero aba bademo uzabirukana bagende, kuko Imana izaba yaraguhaye izo mbaraga. Ab'Imana yatoranije ikorana nabo, ubuzima ikorane natwe kuko ariyo yadutoranije. Ababyemeye Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Imana ntabwo itoranya umuntu uzikakaza, ahubwo itoranya umuntu uzagendera mu bushake bwayo. Imana ikamuyobora nawe akemera kuyoborwa, yamucisha inzira imwe ntace mu ya kabiri. Sinzi niba turukumvikana. Kama tunasikilizana. Imana itoranya umuntu, Mungu anachagua mtu, iziko azemera ko imuyobora, atakubali kandi akemera kuyoborwa nayo. Tena atakubali kuongozewa naye, atemeye kuyoborwa nayo, akubali kuongozewa naye, ntabwo yakwirirwa imutoranya. Imana ibiri kureba ko azayinanira, ataangalia kama wewe utamshinda. Ndio sababu Biblia inatuambia Daudi yari kumwe n'Imana. Daudi alikuwa na Mungu, umugabo w'intwari, mwanaume wa n'uw'igikundiro, n'umunyembaraga, kandi Uwiteka ari kumwe nawe, yuko pamoja naye. Kandi ngo Daudi yari yitonze. Daudi alikuwa mnyenyekevu. Daudi rero sasa kagira ngo ari umugabo munini, ahubwo yari ameze nkawe, yari ameze nkatwe. Ariko Bibiliya iri kuvuga iti, ndetse n'umuhanuzi ari kubivuga, na nabii anabisema, umunyembaraga mu bwami bwo mu ijuru, umunyantege nke azaba ameze nka Daudi. None mbwira bazaba bafite imbaraga bazaba bameze nkane. Imana itoranya, Mungu anachagua umuntu izi yuko najua ya kwamba uwo muntu atazayirwanya, ule mtu ahubwo azumva ibyo Imana imutegetse. ule bali atasikia byenye Mungu. Niyo mpamvu yahamagaye Daudi, aliita Daudi abari uje guhosha urugamba. Anaenda kumaliza ile vita, kubera ko bakuru be barirebaga bakabona ko aribo bazabishobora. Eske bageze ku rugamba bararutsinda, ariko Daudi ahageze kuko Imana yari kumwe nawe, iri gukorana nawe. Yari yaramutoranyije kera ari mu ishyamba, alikuwa ndani ya pori, nuko nawe aragenda. Sasa naye anaenda, bakuru be bakubwa yake bamurebye baramusuzugura, wanamuzalao. Ariko Daudi aravuga, lakini Daudi anasema ati jewe yatumye nica intare, aliacha na huwa simba, yatuma nanirwa Umufilisitiya, yatumye nica idubu, ntabwo yatuma nanirwa Goliath, hata acha niwe Goliath. Ahubwo reka mbabwire ikindi, mwewe muraho mutazi ibyo murimo, ariko jewe mfite ibanga, lakini mimi niko na siri, mfite Uwiteka, niko na Bwana Mungu, kandi Uwiteka ni umwungeri wanje. Rero njyewe ntabwo nzakena, kandi uwo mwungeri wanje aryamisha ahantu heza, ahantu hatoshe, hari ubwatsi bubisi, kandi akamfata akanjyana iruhande rw'amazi adasuma, kandi inkoni y'uwo mwami wacu n'inshyimbo ye nibyo bimpumuriza, kandi antunganiriza ameza imbere y'abanzi bacu, kandi igikombe cy'uwo mushumba kirasesekara.
kuba mushumba n'imbabazi ze bizanyombaho iteka ryose. Eliyabu atangira gutinya. Eliabu anaanza kuogopa. Shama atangira gutinya. Shama anaanza kuogopa. Aminadabu atangira gutinya. Aminadabu anaanza kuogopa. Bakuru be bose uko ari bari yake kama vile ni sawa. Aravuga iki kivugo cy'uyu mugabo bimeze bite? Hii masemi yawe mwanaume ndiko je? Ninyi hamuelewi. Ababibo nto bameze nkanje. Waofa uko kama mimi. Abataratoranijwe hawakuchaguliwa. Ntabwo bameze nkanje. Kama mimi. Ahubwo batumurwa. Nkumurama. Anda kama makapi. Utumurwa n'umuyaga. Bameze nkumurama utumurwa n'umuyaga. Kama makapi napeperushwa na pepo. Ariko njewe. Lakini mimi. Ahondi. Bali nipo. Ndi munsi y'igiti. Chini ya muti. Cyatewe hafi y'umugezi. Ibibabi byacu bihora n'itoto. Rero mutekunde bagomba imbaraga nke. Ahubwo uri muri nje yarantoranije kandi ampa imbaraga. Goliyati nzamunesha kuko nanesheje idubu. Goliyati nzamunesha kuko nanesheje intare. Kubera wantoranije ni uri muri nje. Agiye ku rugamba abararunesheje. Iyashoboje Dawudi. Niba nawe yaragutoranije nawe uzagushoboza. Ariko nzi ko iyashoboje Dawudi izashoboza nawe yarabikendaki kuko ariyo yaduhamagaye. Ihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Aho tugeze ni mu gitabo cya Rusi. Hali tunafika ni kitabu cha Rusi. Kitabu cha Rusi. Umukazana wa Naomi. Mkazana wake na Naomi. Igihe inzara yateye mu gihugu. Wakati njala ilikuwa ndani ya nchi. Betlehemu. Elimeleki na Naomi. Na Mahaloni na Kiliyoni. Basuhukira i Mowabu. Wanakimbilia Mowabu. Bagezeyo bamaze imyaka nk'icumi. Wakifika kule bamaze miaka karibu 10. Elimeleki umugabo wa Naomi. Elimeleki bwana yake na Naomi. Anafariki. Mahaloni na Kiliyoni nabo bakurikira. Mahaloni na Kiliyoni nabo wanafuata. Ariko bapfa bararongoye abamowabu. Lakini wanakufa walisha witwa Rusi undi witwa Orupa. Na ule msichana anaitwa Orpa. Umwe yari yitwa Rusi undi yitwa Orpa. Mmoja alikuwa anaitwa Rusi mwingine anaitwa Orpa. Bigeze igihe inafika wakati bumva ko iwabo unasikia kama kwao Naomi yavuye. Naomi alitoka ibyo kurya na chakula. Yigira inama yo gusubirayo. Alikuwa na shauri ya kurudia. Iwanyu ni habi ibyo kurya. Wewe ukiwa chakula uzibuke kujiwanyu. Wewe kuzagumiwa abana. Ishi mahali pekee. Ukiwanyu hari ibyo kurya. Kwenu kuna chakula. Iwacu dufite ibyo kurya. Imana yacu yakibuye ibigega byose. Mubwira abashonji nibaze. Dufite ibyo kurya kuko Imana yadutoranije. Yadutoranije ngo tutazicwa n'inzara. Itubikira n'ibyo kurya. Imana yabikoze nihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Turi kuganira ngo Imana niyo izi gutora. Nazungumuza Mungu ndiye anajua kuchagua. Naomi abakazana be arababwira ati. Naomi anaambia wakazana wake eti mwende. Dore abana banje bose barashize. Ona tutangu wote wanaishi. Abandi bana mfite bo mwashobora gutegereza. Naweza kuchunga. Bazabarongore bababera abagabo. Wachumbia none musubire mu bwoko bwanyu. Murudie ndani ya kabila zenu. Musubire mu bwoko bwanyu. Ndani ya kabila zenu. Imana yatoranye. Ule Mungu aliyechagua ashobora kureba. Anaweza kuangalia. Akareba nundi w'Imana yatoranyije. Angalia ule Mungu alichagua. Akamubona mina mazima. Anamuona mashauri za Mungu. Orpa tiyamenye icyo Naomi avuze. Akuelewa kile Naomi anasema. Ariko Rusi we arakimenya. Rusi yeye anakijua. Yibuka yuko anakumbuka ya kwamba Naomi asenga. Naomi anaabudu. Abona Naomi afite Imana muri. Abona Naomi ari umukristo. Abona Naomi ari umusore. Naomi ni dada. Amwitegereje. Utazama. Avuga ngo yishina musika. Anasema huyu sitamwacha. Yaratoranijwe. Alichaguliwa. Ariko lakini ndamutse musize nikimwacha ntabwo nzahabwa imigisha. Sitapewa baraka. Ariko ningendana nawe. Lakini nikitembea naye nzabona imigisha. Nitapata mibaraka. Biblia iri kutubwira. Biblia inatuambia eti Naomi atera hejuru. Ararira. Arabasezerera. Arababwira ati
bakobwa banje binti zangu nimusubiri iwanyu muje mu mazu y'abanyu Uwiteka azabagirire neza kuko mwayingiriye hamwe n'abanyakwigendera none namwe Uwiteka azabibitura nanjye Mungu awalipie. ijambo ryatumye Orupa agenda neno liliacha Orupa anarudia bishije ko nta mugabo uzaboneka i Bethlehem alisikia hatapata bwana kule Bethlehem lakini Rusi waravuga Rusi anasema huyu yaratoranijwe huyu alichaguliwa Imana nizamurinda Mungu nanjizandira pia nami atanichunga. Orupa bibiri kutubwira ngo asoma nyirabuko arigenda anatuambia akamubusti ariko ngo Rusi we anashuhudia amubaho karama lakini Rusi yeye anaishi naye milele. dusome ku murongo wa 15 some mstari wa 16 sheria cha kabiri cha pili ya Rusi cha kabiri cha Rusi ku murongo wa 16 turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Rusi aramusubiza ati winyingingira kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira aho uza no kugukurikira kuko aho uzaje ariho nzaje kandi aho uzarara ariho nzarara ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanje indahiro ikomeye Imana yawe niyo izaba Imana yanjye aho uzagwa niho nzaba bahampambe nihagira ikintandukanya nawe atari urupfu Uwiteka azabimpore ndetse bikabije abonye yuko amaramaje kujana nawe arorera kubimubwira. Amen. Umwanzuro gwa Rusi kabisa chamba ya Rusi nuko yaramaje kubona ko Naomi afite Imana muri bo. Naomi burya Rusi nawe ntabwo ari we wabyishoboje ahubwo nuko yimitse Imana mu mutima we aravuga ati aho uzaje nanjye niho nzaje aho uzarara nzarara Imana yawe nanjye ndarahiye izaba Imana yanjye iyo yagutoranije nanjye niyemeje kuyikurikira ibyiza gukorera nanjye izabinkorera. Imana yatabaye Rusi na Naomi nsabye ko yatabara itorero uhereye umunsi kugeza ku munsi wa Arevema yadutoranije twe gutinya izadutabara kugeza ku iherezo